igitabo cya mbere n'icya kabiri cy'ingoma. Nubwo ari ibitabo bibiri bitandukanye muri Bibiliya yacu, uko gutandukanywa ntikwahozeho. Bitewe n'uburebure bw'umuzingo, iki gitabo cyagabanyijwemo kabiri, nyamara cyandikwa cyari kimwe kirimo inkuru zihuje umurongo. Nk'uko biri, Bibiliya zacu z'Ikinyarwanda, ingoma ziza nyuma ya Samweli n'Abami, kandi ibiri mu ngoma byinshi bisubiramo ibiri muri ibyo bitabo. Ikaba ariyo mpamvu abasomyi ba none, iyo bageze mu ngoma bagira bati, rindira, ibi byose twarabisomye, maze bakitambukira. Ibyo biteye isoni gusa, kubera ko mu by'ukuri iki gitabo kirihariye kandi ni ingirakamaro muri Bibiliya. Mu mwimerere w'imitondekanyirize y'ibitabo bigize Bibiliya y'Abayuda, ingoma nicyo cya nyuma, kubera ko ishyira mu ncamake ibyo byanditswe byose. Ijambo ribanza muri iki gitabo ni Adamu, uwa mbere mu bavugwa mu itangiriro ry'inkuru, maze igika cya nyuma kigatangaza ibyo gutahuka kw'Abisiraheli bava mu bunyage. Ikindi, ntabwo tuzi uwanditse iki gitabo, nyamara dushingiye ku tuntu duto duto two muri cyo, tubasha kumenya ko cyashyizwe hamwe n'umuntu wabayeho imyaka nka magana angahe nyuma y'uko Abisiraheli bagarutse bava mu bunyage i Babuloni. Nuko, kubw'uyu mwanditsi, Yerusalemu n'urusengero hari hashize igihe byarubatswe, maze nk'uko tubisanga muri Ezira na Nehemiya, ntabwo ibintu byagendaga nk'uko bikwiye. Ibyiringiro by'ibyahanuwe bikomeye byari uko umurwa n'urusengero bizasanwa, ko Imana izaza kuba hagati y'ubwoko bwayo, ko umwami wo mu buryo bwa Mesiya azaza, kandi ko n'amahanga yose azaza kuba munsi y'ubutware bwe bw'amahoro. Kandi ibisa n'icyo byarabaye. Uko niko umwanditsi w'iby'ingoma yatunganyije inkuru za Dawidi na Salomo n'abami b'ibihe byahise, kugira ngo atange ubutumwa bw'ibyiringiro ku bw'igihe kizaza. Nuko dusanga ko yatunganyije iki gitabo agamije gushimangira insanganyamatsiko ebyiri. Iya mbere, ibyiringiro byo kuza k'umwami Mesiya. Iya kabiri, ibyiringiro by'urusengero rushya. Reka duhite tubyinjiramo maze turebe uko izo nsanganyamatsiko zigaragara hose muri iki gitabo. Icya mbere cy'ingoma gitangirana n'ibice 9 by'amasekuruza, intonde ndende z'amazina. Iyo usoma ibyo rero wakwibwira uti, ibi ntacyo bifashije, ibyo byaba ariko bikomereye koko. Nyamara mu by'ukuri ni iby'ingenzi kandi cyane. Umwanditsi ahari gushyira mu ncamake inkuru ibarwa mu isezerano rya kera ryose kubwo kwegeranya amazina y'abavugwamo bose b'ingenzi. Kandi uko abikora atyo, atondekanya neza ibisekuruza ashyize amaso ye ku nkomoko ebyiri kurusha izindi. Interuro ya mbere ivuga ku isezerano ry'umwami Mesiya. Umwanya munini washyizwe ku gukurikirana abo mu rubyaro rwa Yuda, uko babyaranye kugeza ku mwami Dawidi wari warahawe isezerano rya Mesiya. Hanyuma kuva kuri Dawidi, umwanditsi akurikirana abakomotse kuri uwo kugeza mu gihe cye. Urundi rubyaro rw'umuryango witabwaho cyane ni uwa Gitambyi. Abakomotse kuri Aroni uwo bizwi neza, yakoreraga mu rusengero. Nuko rero uhereye mu ntangiriro, ubasha kubona za nsanganyamatsiko ebyiri. Ibyiringiro by'umwanditsi kuko Mesiya azaza kubaka urusengero rushya, kandi bishingiye kuri aya masekuruza ya kera. Nyuma y'ibyo noneho, umwanditsi yinjira mu nkuru zirebana na Dawidi, kandi nyinshi muri zo zumvikana nk'izimenyerewe kuri benshi uhereye mu gitabo cya Samweli, ariko kandi harimo iby'ingirakamaro bizongera ubudasa. Mbere ya byose, umwanditsi akuramo ibitari byiza byose bivugwa mu nkuru za Dawidi, aho avugwa nk'umunyantege nke n'ingeso mbi. Sawuli ahiga Dawidi mu butayu hose kandi amutoteza, inkuru ya Dawidi asambanya Batisheba hanyuma akica umugabo we. Ibyo byose nta birimo. Nuko izisigaye zikaba ari inkuru zerekana Dawidi nk'intwari. Si n'ibyo byonyine, harimo n'ibindi byongerwamo kandi bishya utasanga mu gitabo cya Samweli byerekana Dawidi nk'umuntu ushimwa cyane. Harimo urwunge runini rw'ibice byinshi, aho Dawidi akora ibyo kwitegurira kubakwa k'urusengero. Ategura ibikoresho n'abubatsi n'abarewi ndetse n'abaririmbyi. Si n'ibyo gusa nanone, umwanditsi anerekana Dawidi mu ishusho isa n'iya Mose. Imana yahaye Dawidi ibishushanyo mbonera byo kubaka urusengero, bisa nk'uko yahaye Mose ibishushanyo mbonera byo gushinga ihema ry'ibonaniro. None se kuki ibisobanuro bishya byose kuri Dawidi? Umwanditsi ntarimo kugerageza guhisha intege nke za Dawidi. Azi ko wabishaka wese ashobora kujya mu gitabo cya Samweli akabisoma. Ahubwo, icyo agerageza gukora ni ukwerekana Dawidi nk'umwami uruta abandi, kugira ngo amuhe ishusho cyangwa akamero ka Mesiya uzaza akomotse kuri Dawidi. Bisa cyane n'uburyo ki Yeremiya cyangwa Ezekiyeli bavuze ku byo kuza kwa Mesiya nka Dawidi mushya. Ibi bisobanutse kurushaho kubera uburyo umwanditsi abara bushya inkuru y'isezerano ry'igihango cy'Imana na Dawidi nk'uko biri mu ngoma za mbere 17. Iyo ugereranyije iyi nkuru n'iyo zisa mu gitabo cya kabiri cya Samweli 7, usanga umwanditsi w'ingoma yerekana neza ko yaba Dawidi cyangwa Salomo cyangwa undi mwami uwo ari we wese mu bamukomotseho, ntawe ari Mesiya. Kandi kubwo Mesiya ubwo azaza, azaba ari umwami umeze nka Dawidi. Nuko rero kubw'uyu mwanditsi, izi nkuru zivuga ibya kera bya Dawidi n'ibyo bikomeza ibyiringiro bye by'ibizaba. Dawidi amaze gupfa, bitwinjiza mu cya kabiri cy'ingoma,
cyo kikibanda cyane ku bami babayeho muri Yerusalemu. No muri cyo nanone harimo kwisubiramo kw'inkuru zo mu bami ba mbere n'aba kabiri, ariko hakabamo ibizitandukanye by'ingenzi byinshi. Umwanditsi yeretse inkuru zivuga iby'abami bo mu majyaruguru zose kugira ngo abone uko yita ku bakomoka kuri Dawidi. Harimo ibishya byinshi bivugwamo birebana n'abami bakomotse kuri Dawidi. Ashimangira iby'abami babayeho bumvira Imana, maze yongeramo inkuru nshya zivuga ku buryo kubaha Imana kwabo kwatumye bahirwa n'Imana ikabaha umugisha. Ariko yongeramo inkuru nshya z'iby'abami batakiranukiye Imana. Ntibakurikije amategeko, boheje Abisiraheli gusenga ibigirwamana. Aba bami bahuye n'ingaruka ziteye ubwoba, byose bigasoza bijyanishije Abisiraheli mu bunyage, mu kavuyo bishoyemo ubwabo. Uko niko iki gice cyose gihinduka uruhererekane rw'uburyo busesengura abavugwa mu nkuru, aho umwanditsi ashaka ko abo mu biragano bizakurikira by'Abisiraheli bazigira ku mateka y'umuryango wabo, kugira ngo bubahe Imana yabo na Tora. Umusozo w'iki gitabo rero mu by'ukuri nawe urihariye. Ahahera neza h'iki gitabo, umwami w'Ubuperesi witwa Kuro yabwiye Abisiraheli ko bashobora gusubira iwabo bakava mu bunyage bagasana umurwa n'urusengero. Maze aravuga ati, umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe, Uwiteka Imana ye ibane nawe kandi azamuke. Uko niko iki gitabo gisoza, gisoreje ku nteruro ituzuye. Birumvikana icyo akora ko umwanditsi hari icyo azi kirebana n'abambere bagarutse bava mu bunyage, ndetse n'inkuru za Ezira na Nehemiya. Ariko uko bigaragara, uko we abibona, nuko ibyiringiro bya gihanuzi bya Isiraheli ibyabaye n'ibirabisohoza. Ikaba ariyo mpamvu iyi nteruro ituzuye yerekana ko ibyiringiro by'umwanditsi bigitegereje ukundi gutaha kw'abava mu bunyage, ubwo Mesiya noneho azaba aje kubaka urusengero no guhembura ubwoko bw'Imana. Igitabo cy'iby'ingoma rero ari cyo gitabo cya nyuma cy'ibyanditswe by'Abayuda, gisoza cyerekeje amaso ku by'imbere. Gihamagarira abantu b'Imana gusubiza amaso inyuma kugira ngo babone imbere, kubera ko ahahise hahindutse isoko y'ibyiringiro by'ahazaza. Nuko iby'ingoma bigasoza isezerano rya kera nk'inkuru igishakisha umusozo. Ibyo bikaba ari by'iki gitabo kivuga.